urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga rumvaga kwifata abasaza. Ubundi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku 100 ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Turabasuje kandi tubahaye ikaze mwe mwese muteze amatwi ikiganiro ejo. Iki ni ikiganiro cya 29 mu biganiro 30 muzagezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID19 mu Rwanda. Kuva icyorezo cya COVID19 cyagera mu Rwanda, ibikorwa bitandukanye byagiye bifungwa hagamijwe kugabanya ikwirakwira ry'iki cyorezo. Uko umubare w'abandura wagiye ugabanyuka, ni nako ibikorwa binyuranye byagiye bikomorerwa, abantu bagenda basubira mu mirimo yabo ya buri munsi. Nubwo bimeze bityo ariko, usanga hari bamwe bagenda badohoka ku ngamba zo kwirinda iki cyorezo, bibwira ko icyorezo kiri mu marembera. Mu kiganiro ejo cya none rero, tugiye kurebera hamwe uko hirya no hino abantu bari kwitwara muri iki gihe. Iki kiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, naho mugiye kubana mbagiza iki kiganiro nitwa Nicole Giraneza. Ntimujye kure kuko tubafitiye n'agace ka 29 k'ikinamico Sigasira. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Kuba umubare w'abandura mu Rwanda ugenda ugabanyuka, ngo hari bamwe usanga babifata nk'icyorezo kiri gukendera, bityo bakadohoka ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID19 arimo kwambara neza agapfukamunwa, gukaraba intoki kenshi kandi neza hakoreshejwe amazi n'isabune cyangwa se umuti wagenewe gusukura intoki ndetse n'ibindi. Mugenzi wacu Ishimwe Honore yazengurutse hirya no hino mu mujyi wa Gicumbi ndetse no mu mujyi wa Kigali maze adutegurira inkuru ikurikira. Aha ni rumwe mu rusengero rwo mu karere ka Gicumbi, barashima bakanasingiza Imana nk'uko bisanzwe. Bifite ishingiro, barakomorewe, barakurikiza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ku irembo hari abashinzwe kwandika abaje gusenga, bakanapimwa umuriro ndetse baributswa kwambara agapfukamunwa neza. Mu muhanda bamwe mu baturage bambaye udupfukamunwa, abandi batwambaye nabi. Intera abibuka kuyihana n'imbarwa. Mu kilometero n'igice ugera muri gare ya Gicumbi, ahaho bamwe barinjira bakarabya intoki, abandi ntibabikozwe. Bamwe mu baturage tuhasanze baravuga ko COVID-19 isa naho yacitse intege, ariyo mpamvu bamwe bari gutera umugongo amabwiriza yatanzwe yo kubahiriza COVID-19. Ukubona bakaraba batabishaka, kuko bamuhagarikiye ni ugucunga ku jisho, abandi bahita bigendera nta gukaraba ubona batabishaka. Oya sinzi ikibazo abantu ahubwo ntabwo bakirinda nk'uko byari bimeze mbere COVID ikigera mu Rwanda. Mbona bariraye nuko bagenda bavuga ngo yaragabanyutse, bagenda ubona bamwe hari aho bamwe ubona nta n'ubupfukamunwa bambaye, ubona nta kibazo bafite. Sinzi ntabwo bamenya ibyabo. Saha muri Gicumbi gusa mu mujyi wa Kigali muri gare ya Nyabugogo, imodoka ikinjira barasaba abantu kuvamo bakajya gukaraba, abandi bagakoresha imiti yabugenewe izwi nka hand sanitizer. Harimo ibintu byo bifata. Mujye mutarama. Uku kudohoka niko gusobanurwa nko kwirara kuri bamwe. Aba baragira inama batanga kuri bagenzi babo basa naho amabwiriza atagifite icyo avuze kuri bo. Cyo nabasaba ntago bakwiriye kwirara, ahubwo niko bakwiye gukaza ingamba kuko babona ko abantu bari kugenda bakira, kugira gukoresha umuti neza bakumva amabwiriza. Kandi nekereza ko iyo bahuye n'inzego z'umutekano zibishinzwe zibahana uko bigomba. Bwira ko kwirinda biruta kwivuza. Biraye bwo yahita twinjira. Ariko iyo twashishikariza abanyarwanda no gukomeza kwirinda
bakaraba amazi meza n'isabune bakambara agapfukamunwa. Ku nzu y'ubucuruzi Remera muri Kigali ahatangirwa serivisi zo gutanga amafunguro restaurant, hari umwe mu rubyiruko rukangurira abantu kubahiriza amabwiriza cyakora arasa n'ucurangira abahetsi kuko hari bamwe mu babagana batabyumva. Aha aracyocyorana n'umwe mu baje gusaba serivisi. Mudakarabye mucanga kubukarabira umukarabe. Changa washo reka kugenda reka va ukarabe. Naje nabyumvisha ariko se ko corona yarangiye tuzagumana gukaraba kugeza ryari? Corona si yarangiye. Oya mabuja corona ntabwo yari yarangira sibyo. Kugeza ubu ngubu imibare yacyaboneka ubwandu bushya buracyagaragara abarwayi baracyahari corona ntabwo yarangiye. Nukucana mu gakaraba tukoreza amategeko leta tutubwira kandi n'agapfukamunwa kambaye nabi sibyo agapfukamunwa ntabwo kambara nabi. Tuzaguma twambara udupfukamunwa dukaraba ubu bizarangira ryari ko? Bamwe mu bakozi b'ibigo bitwara abantu bo bavuga ko bubahiriza amabwiriza aho basobanura ko bibuka guhwitura abantu ku buryo ariho uruhare rwabo rugaragarira. Uyu ni Deo ni umwe mu bakozi ba kampani zitwara abagenzi. Nushobora kwirara yageze hano twebwe niko kazi dushinzwe ahangaha tumushishikariza kugira ngo ajye mu modoka yumbara agapfukamunwa kandi tumuhe na sanitizer akaraba intoki mbere ko ajye mu modoka. Ubanza gukaraba hari ahabugenewe muri gare yajya natwe ku modoka mbere ko ngo yicare yajye mu modoka tukamuha sanitizer ko tuyifite donge n'ubu ndayifite. Ibyemezo by'inama y'abaminisitiri iherutse guterana kwa 27 Ukwakira yongeye gukomorera bimwe mu bikorwa byari bimaze igihe bifunze birimo amashuri yigisha gutwara ibinyabiziga ndetse n'imikino izwi nk'iy'amahirwe. Bije bikurikiye ibindi bikorwa bituma abantu bakomeza gukora ngo babeho nubwo byose bigomba guhuzwa no kwirinda iki cyorezo aho kwibwira ko cyarangiye. Ndishimwe Honore mu karere ka Gicumbi kubw'ikiganiro ejo. Turamushimiye Ishimwe Honore. Ese uduteze amatwi nihe myitwarire ibangamiye amabwiriza yo kwirinda COVID19 ubona aho uherereye? Hakorwa iki ngo icike? Twandikire kuri 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Ubutumwa butangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC nuko abantu badakwiye kwirara kuko icyorezo kigihari ngo dore ko ubugenzuzi buherutse gukorwa bugaragaza ko 80% by'abantu bashobora kuba bagendana ubwandu bwa COVID19 ariko batagaragaza ibimenyetso kandi icyo gihe bakaba bagikwirakwiza batabizi. Ikindi kandi ngo nubwo mu mezi abiri ashize imibare y'abandura COVID19 bashya mu Rwanda yagiye igabanyuka ndetse hakaba hari n'ibikorwa byari byarafunzwe bikomeje gukomorerwa birimo n'amashuri ngo ntibisobanuye ko icyorezo cyashize. Dr. Sabin Nsanzimana umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC avuga ko noneho ubigiteye impungenge ari uko iyi virusi ya corona igenda yihinduranya ku buryo habayeho kudohoka mu kubahiriza amabwiriza abaturarwanda bashobora kwisanga mu basubiye mu zindi ngamba zikomeye zo kwirinda COVID19 barimo mu mezi ashize. Reka tumwumve. Ubutumwa bwa mbere nuko icyorezo nta muntu wakubwira ko azi ibyacyo kuva mu ntangiriro kugeza no mu iherezo ryacyo. Gishobora kuba kinagoye kurusha n'ibyorezo byinshi twagiye tugira mu myaka 100 ishize ku isi. Impamvu mbivuga nuko uburyo cyandura burihuta cyane. Ikindi twanatangiye kubona nuko nubwo tuyita ni virusi imwe ariko iri kwihinduranya cyane nka virusi iri kugaragara mu bihugu by'Uburayi. Ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara ku munsi w'ejo bwazindutse buganirwaho n'abakurikirana iby'icyorezo cyane ugaragaza ko iyi virusi uko yatangiye mu Burayi mu gihe cyashize itandukanye n'iyo bafite uyu munsi. Yarihinduranije muri make ari nacyo navuga ko giteye impungenge ko izashobora no kwihinduranya natwe no mu bihugu turimo. Afurika nubwo yari yabisohotsemo neza mu gihe cyashize muri rusange ikaba twakongera natwe kugira ibibazo nk'ibyo n'Uburayi nyine ubona bwasubiyemo ndetse no kwindi migabane birashoboka. Mu Rwanda navuga ko muri uku ukwezi kwa 9 no mu gice kinini cy'ukwezi kwa 10 imibare yatwerekaga ku cyorezo cyasaga n'icyagabanyije umurego mbese wanavuga ko dukomeje dutya dushobora no kuzagera aho navuga ngo tugiye kugitsinda. Ariko isomo rinini twagiye dukura mu bintu bya COVID muri iki cyorezo nuko
iby'uyu munsi ntabwo wabishingiraho ngo uvuge ngo ejo niko bizaba bimeze. Iyi virusi iracyari mu bantu, iracyahari na hano mu Rwanda n'uyu munsi. Imibare mu kanya mwayibonye, abagaragaye si ukuvuga ko ari bo bonyine, hari n'abandi tuba tutagezeho bafite icyo cyorezo, bashobora kubona gikwirakwiza batanabizi. Ari naho kinagorera cyane ko mu bushakashatsi twakoze mu minsi ishize twanabonye ko abagera kuri 80% ubu ngubu nta n'ibimenyetso bari kugaragaza, ariko bashobora no kwanduza abandi. Mu by'ukuri ahantu henshi hagiye hafungurwa amashuri, icyorezo cyariyongeraga, imibare yariyongeraga, natwe tugomba kwitegura. Amahirwe tugize nuko amashuri afunguye, imibare iri hasi, nta cyorezo twavuga ko aho ugeze hose cyahasanga. Kuri twe nk'igihugu wari umwanya mwiza wo gufungura ibintu nk'amashuri, ubundi ni ikintu gifungurwa abantu bose bafite impungenge, ariko bizaturuka kuri twe ubwacu, bizaturuka ku bayobozi b'amashuri, uburyo bazashyiraho ingamba zanashyizweho, ahubwo uburyo bazazubahiriza. Bizaturuka no ku banyeshuri batwumva, tuvuga bari muri za kaminuza, amashuri yisumbuye ndetse n'amashuri mato. Mwaranabibonye ko hatangiye abana bakuru bashobora no gufata na za ngamba n'agapfukamunwa kakambara neza, ku buryo isomo turibuze gukura mu iki cyiciro cy'amashuri gitangiye nibigenda neza bizanatuma n'abataratangira bategereje gukurikiraho, abakiri bato nabo bazatangira covid itarasakaye mu bantu. Kandi nabonye twarabigizemo imyiteguro myiza, tuzagomba kubiba hafi kugira ngo icyorezo kitagera kutuzamuka. Nubwo amashuri n'urugero rumwe dufashe, ariko hari n'ibindi byinshi byagiye bifunguka abantu bafite impungenge ariko bakabyitwaramo neza. Natanga urugero rwa za moto, natanga urugero rw'insengero. Ariko mu by'ukuri dukoze nk'uko twakoze mu minsi yashize, dushobora kuzakomeza duhanganye na covid kugeza nyine tubonye urukingo ndetse n'izindi ngamba zizadufasha kuyitsinda. Mu by'ukuri umuntu wambaye agapfukamunwa akazenguruka akirirwa umunsi wose mu kazi akambaye neza, abatumye y'amavuriro yacu atajyamo abarwayi. Nicyo biba bisobanuye. Mu by'ukuri igikuru ni ukumva ko covid ntabwo yashize, biracyahari. Natwe haramutse hari imibare izamutse mu buryo budasanzwe, ingamba zigeze gufatwa zishobora no kongera zigafatwa. Byose rero navuga ko nitwe dufite igisubizo mu ntoki, ariko ni natwe dufite ikibazo mu ntoki zacu. Uwo yari Dr Sabin Nsanzimana, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Reka noneho twumva agace ka none k'ikinamico Sigasira, turagaruka mu kanya tunyuze amaso mu bitekerezo byanyu. Mukomeze mubyohereze kuri 07 87 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Mwanabinyuza kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter, mugeraho mwanditse Ejo Youth Echo bifatanye. Iyumvire igice cya 29 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Kayitesi ari indembe, Dansi iravuga ko agiye kumuvurisha umusave n'umunyuragisaka. Ruzindana nawe yari yahinze umushyitsi kubera abapolisi bari binjiye iwe. Bimeze bitubu wicikwa. Muke wabera waje ukeye mu maso, hari ubwo wazaga ufite uruguma ku jisho cyangwa kwitama? Meto, ndakumva. ntabwo mfite ku jisho cyangwa mu gahanga, gusa urwo mfite ku mutima renda kuwuturitse. Ndakumva disi, ahubwo se buri uri kubasha gukora akazi? Ngomba kugerageza. Kuko kuguma mu rugo byanze neza nshobora no gushiduka niyahuye. Ubu se Ruzindana muri kurebana gute? Byibura acishije make se? Ejo polisi yaje kumutwara da. Ubu bari gukurikiranwa nyuma yaho ntangiye amakuru ko abana banjye bashobora kuba bariyahuye kubera ihohoterwa se yadukoreraga. Ruzindana bagiye gushinjwa icyaha cy'ubwicanyi cyane. Urakomerewe nyabusa. Bivugwa se, gusa nta yandi mahitamo nari mfite. Yewe reka tujye kureba bari abahinzi b'imyumbati, nizere ko bapimwe bakanakaraba intoki uko bikwemberaho kwinjira. Ahubwo muke, mbere yo kujya kubareba nukubanza kureba neza ko uburyo bwose bwo kurwanya COVID-19 tubwujuje. Abayobozi bimanukiye da bari kugenda bazenguruka mu bucuruzi butandukanye bareba niba bakurikiza amabwiriza yo kwirinda. Aski, ariko se ubu hari icyo tutujuje? Aha, ubaho kwitangira akazi k'umunsi mbanze njye kuzenguruka muri urwo rero. None
ma kiriho agatambaro gakonje. Ariko se Kayitesi mwana wanjye ko ntako ntakugeze uragira ngo nkugenzemo. Mu kanya se umaze koga nabwo uvuga ko ushyushye. Nyine komeza ugerageze. Ese Kayite ubwo nta hantu wariye ngo numve ko batagushyiriyemo cyangwa hari ibyo warenze? Simbizi Kayite ngwiza ukuri ubwo ntabwo utwite? Ariko wanshyizeho agatambaro gakonje ko nshyushye cyane ukareka gukomeza kumbaza ibibazo mama. Ayiwe ma nitabiye telefone nta mwuka wo kuvuga nifitiye. Alo? Araryamye? Gwiki? Nkusi bamusanzemo corona? Ngo ararembye cyane. Ego nyagasani. Kuki senze kubavuga ngo nabo babajyane mu kato batanduza abandi? Azi ko arembye none yanze kuvuga abo bahuye ngo babapime. Amba Nkusi bamusanzemo COVID-19 yatinyiye iki gutanga abandi ngo bajyanwe mu kato. Hagati aho Mukesha ngo ntiyishimiye igikorwa cy'uko abayobozi b'inzego z'ibanze bimanukiye baje kureba uko muri Cyarutara amabwiriza yo kurwanya COVID-19 akurikizwa. Ngo barabahombye. Bizarangira gute? Naho ubutaha. Reka twese hamwe dusigasira amagara yacu. Ntaba ari nge cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. Ngayo nguko twizere ko agace ka none k'ikinamico sigasira kabanogeye. Bakunzi b'ikiganiro ejo tugeze noneho muri wa mwanya twahariye kumva ibitekerezo byanyu tugezweho na Christelle Wikeza. Umwanya ni wawe Christelle. Urakoze kuma ikaze rero bakunzi b'ikiganiro nanjye ndabasuhuje. Ubutumwa bwa none ndabuhera kuri Shyaka Steven uherereye mu karere ka Gatsibo aho yagize ati abantu bari kwitwara nka COVID-19 yarangiye. Udupfukamunwa usanga bo mu mujyi batwambara ariko bari mu cyaro abenshi ntabwo bari kutwambara. Nyandwi Emmanuel uherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera we yagize ati na n'ubu haracyagaragara abatubahiriza amabwiriza. Ati nishimiye cyane iyo ngingo mwaganiriyeho. Urakoze cyane Nyandwi. Dukomereze kuri Sezibera Isaac we yagize ati abantu dukomeze gukurikiza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ati urugero boss wanjye yarwaye COVID-19 ariko nta muntu wo mu rugo yanduje kuko twakurikizaga amabwiriza. Uwiringiye Imana Eli uherereye mu karere ka Ruhango yagize ati muri iki gihe biragoye gukomeza gukurikiza amabwiriza. Igisubizo nuko buri muryango wabigira inshingano kwirinda COVID-19 ntibirari na gato. David Niragije Imana uherereye mu murenge wa Ruheru yagize ati gukurikiza amabwiriza twambara neza udupfukamunwa dukaraba amazi meza n'isabune inshuro nyinshi. Arsene Vianney uri Kabarore mu murenge wa Gitoki ati turi kumwe ndabakurikiye. Dukomereze kuri Lorien Hafashimana ati nkunda ikiganiro ejo nungukemo byinshi by'ingirakamaro. Naho niyo Mucunguzi Fred ati dukurikiye ikiganiro 5/5. Reka minire kuri Robert Hakorimana uri Gicumbi ati ndabakurikiye nkunda cyane ikiganiro ejo. Robert urakoze cyane. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ubutumwa maze kwakira nubu ariko nawe udukurikiye wakomeza ukabwohereza ndakomeza mbwakire. Nicole wasubirana ijambo. Urakoze Christelle. Mboneho no gushimira mwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu ndetse namwe twabanye kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro. Tuzongere ku munsi w'ejo aho tuzaba turebera hamwe iki biganiro twabagejejeho bigamije kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka za COVID-19 byafashije ababyumvise. Mwakoze kubana natwe, nshimiye kandi bagenzi banjye bamfashije kubategurira no kubagezaho iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nige na Roger. Mizero Crispin akaba yari ari ku buhanga bw'ibyuma. Nitwa Nicole Giraneza, mugira amahoro. Urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirusi? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga rumvaga kwifata abasaza. Ubundi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19.
kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku 100 ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM.